mbamubwire shumu masika ngo wamere kama gapira ndoa ayagazana kugabira ukamwakiriza njyewe ari telefone iri kuvugira wowe ku kazi ntabwo nashaka gukina nawe ukamumenya uyu munsi ndeba utuntu hano mu cyumba cyanjye ukamumenya Uncle. 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 Wende kwa kumfata. Uncle. Urumva byabaye ibibazo mama bamugonze. Urumva no amafara no ako. Ako hawa kigugi ndakubwiye utakubwira tanga. Ako umva nyine urumva mama bamugonze nyine mama bamugonze ako amafara wowe nyine uri wo kwa cyagiye uri mu rugo muri salo wako wowe ako umva nyine njyewe wafashe ndashonje nuko ndashonje fashe mu bisi ako mpamagara abantu bagukubita ako none se nkuburi ako nkubure nuko wamfashije nkubure nyine ako urabona naguvugana mama se inde wowe usubuni ikingiki ni cyako ntago nzibuka muri salo mu rugo kwande uri kwande ntago nyibuka cyagiye uri muri salo wewe nyine uri kwande mami yapfuye wewe uri kwande mami yapfuye ihangane sawa bamugora ihangane fasha ndashonje ihangane ndashonje genda hariya hirya ufite uri umugabo ufite imbaraga zo gukora genda wambabara imijana genda get up Yego umupira uwo muri subi parufe wabiteye n'iyi Hi Meze neza. Diane yarambwiye ngo umupira Nta kibazo. Ariko wari umeze neza. Bati wawe nta kibazo. nawe umeze neza Umeze neza nta kibazo kabisa. Okay wahabonye hano ndi mu rugo mu bahamwe heza nta kibazo koze ariko nta byatanje nose sister mwamenyanye mute ibyo bintu nshaka kumenya nyine twariganaga ndetse ntabwo yabikubwiye nyine bumva kuko babimbwiye mu kanya nje ariko nshaka ari ubinyibwira mugiye ukabibwira neza nkabyumva kabisa urumva story yanjye yo ni ndende ariko Diane twariganaga birangira nyine ngiye mu gihembwe cya kabiri mvuye mu ishuri ntasoje rero nyine mu rugo twebwe ni Kimironko mu rugo ni Kimironko ariko nyine nkabanaga na papa n'umugore we n'umwana w'uwo mugore ni ukuvuga ngo papa mama wawe yitabye Imana ashaka undi mugore yitabye Imana ashaka undi mugore wabanaga na wajyubwo ni mu Mukadata gusa nyine tungiye nifuje kumufata nka mama nuko atigeze yifuza kumbera umubyeyi ntekereza ko nakoze n'ibishoboka byose kugira ngo umwana kuri we ariko ntabwo yigeze abikunda rero nyine ari ukuntu kwihangana bijya byanga bitewe n'ukuntu umuntu aba abayeho mu buzima bwa buri munsi ukuntu umuntu aba bamufata nubwo buryo nyine Diane wenda yagize umuntu atekereza ko atakimbona atekereza ko navuye mu ishuri ntabasezeye yibuka ko nyine nabaga mfite n'imbogamizi akenshi nazaga ku ishuri nakererewe cyangwa se inshuro nyinshi nkabura amafaranga y'ishuri kubera ko papa yabaga yayatanze ntibayame kandi nyine papa nawe yari afite ubumuga bwo kutumva ko nyine ibyo ngibyo bimbaho ko yumvaga bidashoboka yizeraga umugore we cyane kondosha ntacyo wenda ntabwo ushaka kukwibutsa ibyawe hahise cyangwa se ubuzima wari urimo ariko ari ikintu ugomba kumenya hano wumva utuje nta kibazo buriya hari impamvu wenda Imana iba yashatse ko duhura sinzi niba wenda sister yaba yakubwiye ndi umushoramari nkora ibintu byinshi bitandukanye
ariko nkaba mfite amashopu y'amatelefone nkorera hariya mu mujyi. Wenda ntawe nkwizeje ngo naguhindurira ubuzima 100%, ariko nagerageza ukaba wumva utuje. Hano ni ahantu hanini cyane, habaho hafata icyumba, hanyuma ubwo nkareba ukuntu ushobora kuba nagushingira aka business, aka branch wenda ugacuruza icyo wumva. Ese ubundi wumva washobora nko gukora iki? ntabwo wakumva nyine ari ibintu birenze, ariko yenda nta kintu ndagerageza kandi tuziranye. Urabona ubuzima mbayeho ari bwiza se? Ntabwo ari bwiza, nanjye burambogamiye byatari mwana. Icyakubwira ndara hanze nta no kuba mfite wapi. Oya tuzi inganje ahantu ngeze wigira ikibazo none nakuntu umeze toto. Oya wigira ikibazo, wigira ikibazo. Ahubwo reka nongere noge. Oya wigira ikibazo. Ngiye kuguha deal kandi ndakwizeye ko wayishobora, sibyo? Deal imeze gute rero? Umva, hari ahantu nagutuma, sibyo? Ukagenda ukanzanira y'akantu, sibyo? Wamara kunzanira y'akantu ukakamereza, uhita nkohereza 50,000 cy'amabarano rimwe kabiri cash. Cash Rimwe kabiri gatatu kane gatanu. 10 20 30 40 50 cash. Ahantu ni urumva? Ahantu ni we uri tayari, urashyushye? Kindi tayari. Oya noneho urumva, narimanutse hariya hepfo ku muhanda, hari umuntu nari ngiye kureba, sibyo? Noneho nimba ushyushye kabisa byanyabyo, sibyo? Reka mbyihorere, ahubwo wowe nguyu nonkwere. Ariko ari ikintu ugomba kumenya, hano wumva utuje nta kibazo. Buriya hari impamvu wenda Imana iba yashatse ko duhura. Sinzi wenda sister yaba yakubwiye. Ndi umushoramari, nkora ibintu byinshi bitandukanye, ariko nkaba mfite amashopu y'amatelefone.